Yeah, what's up my beloved people? Hi, muraho neza bakunzi ba filime Icyumba cyanjye series. Uzisi, burya koko abanyarwanda babivuze ukuri, ngo yaciye ntiyaca urwango, akeza karigura, kandi ngo buri kimwe cyose kibaho kubw'impamvu, impamvu nziza cyangwa impamvu mbi. Ubugambanyi bwa Koko na Mame bari bakomeje kugenda bakorera Miki muri filime yacu Icyumba cyanjye, bavuga ko bagiye kuba bamwereka umugabo we akabavira mu rugo. Ibi nibyo bitumye Eva afata icyemezo gikomeye cyane, nibyo bitumye Eva afata icyemezo cyo gufata Miki akamubwiza ukuri, akamubwira ko ari we mugabo w'isezerano. Uyu Koko na Mama we bashaka kuba bamuyobya, bakaba bakorwa n'isoni. Uyu Eva nyuma yo kubona ko Koko na Mama we bafite gahunda yo gufata Miki bakamushingira undi mugabo atazi, uyu Eva afashe icyemezo cyo gushira amabanga yose hanze. Eva afashe icyemezo cyo gushira ukuri hanze. Eva afashe icyemezo cyo kuganiriza Miki, akamwereka buri kimwe cyose, akamwerurira, akamubwira ko ari we mugabo we wa nyawe. Nubwo uyu Koko na Mama bakomeje kugenda bakora ibi byose, nubwo Eva yarakomeje kugenda yigaragaza nkaho atari umugabo wa Miki, ibi byose bari bakomeje kugenda babikora bazi ko Miki yamaze kwibagirwa buri kimwe cyose, nta kintu na kimwe yibuka. Ariko nyamara ibi byose Miki akomeje kugenda akora ni agakino gakomeye cyane akomeje kugenda akina aba bantu. Ni filime uyu Miki akomeje kugenda akora. Ibyo Koko na Mama bari kumukorera ari kugenda bireba n'amaso ye akabaseka cyane, kuko arabizi ko ku munota wa nyuma ari buze guhita yigaragaza mu isura ye ya nyayo, akagaragaza ko ibyo bari gukina nabyo batabizi. N'uyu mugabo ngo ni Eva, nuko abonye karangaye bamutwara umugore, nawe agahitamo gufata icyemezo cyo kwigaragaza, agafata Miki akamubwiza ukuri. Naho nawe Miki yarakomeje kugenda amunyuzamo ijisho, yarakomeje kugenda areba imitekerereze ye, kuko Miki yamaze kwibuka buri kimwe cyose, ahitamo kubigira ibanga, ahitamo kwicecekera kugira ngo azarebe iherezo ry'umugabo we Eva, ndetse arebe n'iherezo ry'aba bagambanyi ngo ni Koko na Mama we. Guys, nyuma y'uko Koko na Mama we bari bazanye umugabo bakamuzanira Miki, bakamubwira ko ari we mugabo we yari yarabuze, hanyuma bikaza kurangira uwo mugabo abwiye Miki ko ari buze kuba yamufata, agiye kuba yashaka inzu yo kubamo. Uyu Miki yari yakomeje kugenda bareba abaseka cyane ku mutima banyuzamo ijisho. Ariko Eva we nyuma yo kubibona yabonye neza ko nta mikino irimo. Murabizi ko muri iyi minsi Eva ari nabwo yari yafashe icyemezo gikomeye cyane cyo gufata Koko akamwirukana mu cyumba cye, ahubwo akagaruramo Miki wahoze ari umugore w'isezerano. Nk'uko twatangiye tubibabwira ngo aho yaciye ntiyaca urwango, kandi ngo akeza karigura. Uyu Eva nibwo atangiye kuba yabona neza ubwiza bwa Miki, nibwo atangiye kuba yabona neza ko uyu Miki ari wo wahoze ari umugore w'isezerano. Ibi rero nibyo bitumye uyu Eva afata icyemezo gikomeye cyane kiraza gushimisha abakunzi ba filime Icyumba cyanjye, cyo kuba agiye kwirukana Koko na Mama we mu rugo rwe, bitewe n'uko bari bakomeje kugenda bagambanira Miki, bitewe n'uburyo bari bagiye gutuma abura umugore we. Uyu Eva yamaze gufata icyemezo avuga ko kwihanganira aba bagambanyi, ibyo bamaze kuba bamukorera bihagije kugira ngo abashe kuba yabirukana. Murabizi ko uyu Koko yari yatinyutse agafata icyemezo cyo kwirukana Mama Miki, kandi nyamara ari Eva
wafashe icyemezo cyo kumukura mu muhanda akamuzana mu rugo rwe. Guys, uyu Eva yarakomeje kugenda abona ko ari gusuzugurwa bikomeye, yarakomeje kugenda abona neza ko koko na mama we ari abagambanyi, nyuma y'uko uyu Eva yasanze koko ari gukururana na Chris, kandi uyu koko yari yarabwiye Eva ko ataziranye na Chris. Nibyo byatumye urukundo rwa koko na Eva rukonja, biza kurangira byanze burundu, aho kugeza uyu munsi umuntu bita Miki yagarutse mu cyumba cye na Eva, ibintu byose bikomeje kugenda neza, mu gihe koko na mama we bisi ikomeje kugenda ibikaragira ku mutwe ikabafungiraho amaferi, n'imitwe yose bari bakomeje kugenda bateka kuri Miki bavuga ko bagiye kuba bamwereka umugabo we akamutwara. Nayo Eva abashije kuba yayinyomoza, abashije kuba yagaragaza neza ko ari umugabo w'isezerano wa Miki, adateze kuba yatandukana na Miki, kandi ko ibyo bagiye bamukorera byose byamaze kuba byamenyekana. Nyuma rero yuko Eva yifashe akigaragaza, akagaragaza isura ya nyayo, akabwira Miki buri kimwe cyose yagiye anyuramo, uyu Miki nawe nibwo afashe ijambo avuga ko ibi byose bari bakomeje kugenda bamukorera nawe yabibonaga n'amaso ye. Nibwo agaragaje ko yari yamaze kwibuka buri kimwe cyose, ahubwo yari akomeje kugenda areba utu dukino koko na mama we bari bakomeje kugenda bamukina, ngo arebe iherezo ryatwo, ubundi abashe kuba yabakoze isoni, abashe kuba yabereka neza ko Miki atari igikinisho, abashe kuba yabereka neza ko ukuri guca mu ziko nigushe. Uyu Miki birangiye akoze ibintu bidasanzwe muri filime Icyumba cyanjye, nk'uko twatangiye tubibabwira ngo amazi arashuha ariko ntiyibagirwa iwabo wa mbeho, kandi ngo nta n'amahoro y'umunyabyaha. Turongera turabwira ati abanyarwanda babivuze ukuri, iminsi y'igisambo ni 40. Iminsi ya koko na mama we yose yamaze kuba yagera, bafashwe, ubugambanyi bwabo bwose bwagaragaye, bagiye gutangira baryozwa ibyo bakoze, isi bikaragire ku mutwe bafungireho amaferi, kuko imitwe yose bari bakomeje kugenda bateka kuri Miki yamaze kuba yavumburwa. Guys, nimba ukomeje kugenda wenjoyinga n'utu dukino turi kuba muri filime Icyumba cyanjye, wowe icyo tugusaba nta kindi kugira ngo ukomeze kugenda ubona episode zose zimeze neza, nuko tukwibutsa gukora subscribe niba utarabikora, warangiza ugakanda like. Abantu mwese mudukurikiye mugerageze mukande kuri like, nako gakumwe k'ikiganza karebye hejuru, ubundi muduhe ibitekerezo byanyu hasi muri comment mushiramo udusitika tw'imitima. Abantu mukomeje gukunda Eva, ibikorwa akomeje kugenda akorera Miki, ndagira ngo mwandike ijambo Eva ho hasi muri comment, mwandike ijambo Miki, kuko aba bakomeje kugenda bakora ibintu bidasanzwe, bakomeje kugenda batwereka ko urukundo rwa nyarwo rutajya rutsindwa, bakomeje kugenda batwereka ko urukundo rwa nyarwo ari urukundo rushobora kumara igihe kirekire, nk'uko uyu koko yari yaramaze kubyisetingamo, kuko yari yaramaze kwishiramo ko yamaze kwigarurira urugo rwa murumuna we Miki, yari yamaze kwishiramo ko Eva yabaye umugabo we burundu, Miki atazongera kubonaho kumenera kugira ngo agaruke mu rugo rwe. Ariko ku munota wa nyuma uyu Miki byose yabashije kuba yabyigarurira, yabashije kuba yigarurira umugabo we Eva, abasha kuba yigarurira urugo rwe, ndetse nyuma y'uko agaragaje ukuri bagiye kuba bafasha na mama wa Miki nawe bamwubakire agira urugo rwe, mu gihe uyu koko na mama we bo bari bakomeje kugenda batekereza ko bagiye kuba bafata mama Miki bakamusohora mu gipangu, n'uyu Miki bakamuhereza umugabo we w'umutuburano, akaba yamujyana akamukura mu gipangu, akaba ari bo bagisigaramo, ndetse bagasigarana n'uyu mugabo ngo ni Eva. Guys, baravuga ngo akebo kagiwa mugarura, kandi ngo urucira mukasoro ugatwara nyuko. Ibi byose abanyarwanda bagendaga bacamo imigani,
bavugishaga ukuri, kuko ibi bikomeje kugenda bigaragarira muri filime Icyumba cyanjye, ibikomeje kugenda biba kuri Koko na mama we. Ndatekereza abantu bakomeje kugenda babikuramo amasomo, kandi mukomeje kugenda mubona neza ko uko ikinyoma cyapfukiranye ukuri kose, n'ubundi birangira ukuri kwigaragaje. Miki abashije kuba yatsinda uru rugamba yarahanganyemo na Koko na mama we atiriwe aburana. Guys, muri filime Icyumba cyanjye ibintu byose bikomeje kugenda neza. Miki akomeje kugenda atungurwa n'aba bantu, bakomeje kugenda bamukorera ibintu batazi ko yamaze kwibuka buri kimwe cyose. Ubu rero ndatekereza ko ari enjoyment, ari ibyishimo bikomeye cyane ku bantu mukunda filime Icyumba cyanjye. Tuze guhura next episode. Bye bye, after vista, turabakunda cyane. Imana ikomeze ibarinde.